Papa SAVA. Ndimba ntaho yijyana. Ariko se ntaho yijyana. Ariko radio televiziyo. Ariko ubunyambuye n'ukuri kwimana ntabwo televiziyo yikura hangaha. Ntabwo bishoboka ntabwo yikura hangaha. Ariko se urinda kumbuza kuyijyana. Urabona ko ntabitekereje. Ndakubwiye ngo ntiva hangaha niba ari inzu nziza digidigeje abundi azanyishira iyo sima nyisigemo. Shira televiziyo idufitiye akamaro ntabwo. Ariko reka nkubaza ubundi marigari. Ariko ubundi twese ko twaburariye hamwe ahangaha. Uyu mwuka urimo urawuvana he? Kurya se nabona amanyanga yawe ngaceceka. Ku buryo usakuza ukamera nka ya moto yo mu masiganwa ivuga papa. Ariko ubundi ubu ntabwo nyibeta ubundi ukagira ukabirya buturi. Mbirya buturi irizi kubona ari herukamo ikibatse. Wigeze abinjira mu nzira mu mifuka ureba mu nkangaro ubona hari ikintu kirimo. Hasoni nakubwiye ngo iyi televiziyo idufitiye akamaro ntabwo ivanganye hava Margarita ndaba ndimbwa akazi. Nuko mvuze kandi. Oya ariko rero wirakara Margarita wikabya ntugakora. Oya ariko Margarita rero ibi bintu ngemba nabitekerejeho. Abitekerejeho. Urabona ukuntu uri umugore mwiza. Rwose urabona ko unatambuka mu muhanda buriya abantu rwose n'abantu benshi abantu barambwira batufite umugore mwiza kandi umugore ukeye. Urabona rero n'iyi nzu turimo ubu nabitekerejeho navuze ntireka ngende ngurisha ino televiziyo maze wumva ukuntu nayibariye. Navuze ntireka ngende ngurisha iyi televiziyo nindangiza nguremo imifuka 3 y'isima. Urumva? Noneho nguremo umufuka wa kawunga, nguremo umufuka w'umuceri, nguremo akabido k'amavuta. Hanyuma nindangiza nguremo uburisho. Uburisho nimara kubugura nzane urumva turaba dufite inzu nziza. Turaba dufite ibyo kurya. Ubundi n'ibyo havugaga bya digidigi aherutse kugura televiziyo ya yindi nziza igezweho. Noneho tuzagure nk'iya digidigi tuze tunayishyire mu nzu cyane ko n'inzu nta n'ibitaka bizaba bikimanuka. Ariko ndimba uzi ko icyo gitekerezo ari nyamibwa. Reka mba natekereje. Wa mugani wayijyana ukaguramo ibyo ngibyo uvuze noneho digidigi yazanyishyiraho amezi 3 ndimo tugahita tugura indi televiziyo nziza yenda nk'iyo wamubonanye igezweho ikabiri no mu nzu y'isima nta n'ibyondo byongera kuyigwaho. Si ibyo se nakubwira. Ahubwo reka ngende. Tutari wakimbwiye kare ko. Ahubwo reka ngende ahubwo buri umukiriya arantegereje ara ku gasantere. Ahubwo reka ngende nzana urwo rufi. Nyaruka uramenya ntugira aho unyura. Oya reka nzana urwo rufi. Ndimbate wibuka ko imfura zisezeranye bazihurira. Oya ndaje none. Ngiye gucira ku kababi. Amacandwe niyuma turabyenga umunyaga. Oya ni none. Ngaho tubanguke ntugira ahandi unyura. Ariko se ubwo urumva nanyura he handi koko. Ngaho nyaruka. Nanjye none reka mbe nitegura pe. Margarita mugore waje. Ndimbatira. Margarita mugore wanjye nakuinga. Zanjeta ukunda. Natashe iwanjye. Margarita. Margarita umugore wanjye nkundasha. Yaje natashisha. Bikira Mariya mukibe. Ndimba. Bite. Amakuru yawe. Marigos. Uzanye iki se? Masheri. Uzanye iki? Uzanye iki? Uzaye umutima mwiza. Umutima mwiza se none agutumye kuko ndimba. Wahashye iki se mu byo twavuganye byose? Wahashye ibyo by'abagabo. Ibyo by'abagabo se biri? Kabuga. Wagaki? La viande. Karize.
kare yako kaboga kare ndimba uburetse kwizenguruka ariko ubundi ndimba mpa amafaranga ntangiye kugukeka ubundi mereza amafaranga wavuye hano uvuga kugiye kujyana televiziyo ibyo ari guhaha ntabyo uzanye mereza amafaranga bitaraba nabi cyangwa ujye kugarura televiziyo hano marigo ntugire ikibazo umugore nkunda mereza amafaranga amafaranga ngakira singaya amafaranga si usaba ubu se nangahe amafaranga ndayafite amafaranga 8,000 yagurishije televiziyo ndimba ayandi ari hehe ayandi mafaranga ari hehe amafaranga ari hehe aya mafaranga 8,000 yagurishije televiziyo amafaranga ari hehe ndimba amafaranga arahari ari hehe niyo nkubaza nyine amafaranga yabikije papa uvuze ngo azayazana ejo papa sava yabaye banki ryari hari banki yo mu Rwanda urumva yitwa papa sava wagiye kumubitsa amafaranga aho wabitsa amafaranga 8,000 nta nubwo hari kujya amandi ndimba ndakubaza nsubiza arazana so yamubitsa nkande aho wabitsa amafaranga ntabwo mu mifuka yawe ntabwo wahaye papa sava yari gukwirwamo kurinda ubwo azajya kuyazana ejo kwavuye ahangaha tuvuganye ngo genda ntugira ahandi hantu unyura uhita ugaruka wagiye guca hose nkera mu cyamujya no kubitsa amafaranga ubwe nande ndimba ako ndimba uri muzima wumva utekereza neza uratekereza umutwe wawe uri tayari pereza amafaranga yagurishijwe televiziyo cyangwa umpe televiziyo ibindi ntibindebe mwire papa sava ngize imana uraje rwose cyamaye nka data ya nkuru yabaye impamo se wahora niki shyira ahangaha mereza n'ibindi kumereza ifunguro se nizo nkubajije mereza amafaranga ndimbati yaguhaye akubwira ngo uzayampeje ngewe shyira hano papa sava rwose umwuka ndimbati yanyatse ni mwinshi winyaka umwuka ngeze ndimbati nahuriye hehe ku buryo amafaranga ndimbati kanura ubanze ukemura ibibazo wateje ahangaha bwira papa sava ampereza amafaranga yanjye ngiye hari amafaranga w'amahirega ubu no bugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi ngiye ndimbati nigeze mubona haramo amafaranga se duhuriye hehe ndimba papa sava icara hariya we na ndimbati mwumvikane mu ndimi mumpereza amafaranga nicara icara ndakuze ndicara nisoba papa sava icara ahangaha reka we winshika urabona uko nshika uko icara mu amafaranga yanjye wicaza gutyo se ngende umwana wicaza gutyo ndavuze ngo icara hano mu amafaranga yanjye icara ahangaha murayampa umwarimu w'igitugu ku buryo ujya kwicaza umwana gutyo nk'uwicaza iki byose mumbwira n'ibiki have kurwana ndimba winyaka umwuka ni mu amafaranga yanjye ngize imana ndababonye wirwana reka ni mu amafaranga ndimba rwose nahaze umwuka wanjye unkuramo reka ngubwize ukuri amafaranga twayanywereye na digi uvuze ngo iki ndimba bayanywereye na digi narindimo ngo iki ndimba amafaranga twayanywereye na digi none njye narindimo ndimba mwamaye njyewe ariko ndimba nk'ubu kuko wabaye utegura njye ndarengana ndazirike bigeze bampaho koko ubu se umugore wawe ushikanuza uboshye urimo gushikanuza akantu k'agahene bagiye kwambutsa uruzi kananiranye ko ariko kaba gahebeba uranyicaza hariya nta soni kuko nanjye Margarita nzamvuga ngo nashatse kuko papa sava wano ukuntu nteranije n'umugabo w'abandi ndimba ariko se wowe ntago wabibona reka nkubwire noneho ibintu byose uko byagenze njye ni izina ry'Imana ishobora byose yo mu ijuru njye nta hantu nigeze mbona na ndimbati gusa nyuze ku kabari nsanga abantu inkuru yabaye kimomo urumva bati ndimbati niyo muntu wa mbere usinze agatinyama
urumva bari kuzigabagabana nka bya bishura bya Yesu. Ndavuga ni rero ndimbati nubwo tujya tugera aho ngaho tugaterana hejuru ariko ntago tubanye nabi ku buryo namukamira mu kitoze. Ndabwira ni muzime n'ubundi niho ngiye ndabimushyikiriza n'agacupa singasomye nta kabari ninjiyemo baminyama bampa n'imfunguro ndaza mbigeza. Wese urebye uko yasinze uku nguku ukareba uko nuko nguku ubu urabona numye iminwa hari ikintu nanyweye koko marigari ariko ngeza murashikanuza ngo icara boshye muri bakwicaza akantu kacumuye mujye guca hasi warunteranije nawe ako ndimba nk'ibikoko bizafatwa mujye mumenya uko mwibara namwe nta soni nk'ibi bizafatwa he koko ubu murambwira ngo nakoze iki koko ngo nashatse ndimba mpereza amafaranga cyangwa mpereza televiziyo aba badigidigi bawe ujye kubashaka nta bindi papa SAVA ese ubundi byagenze bite ndimba marigari utumye niteranya n'umugabo w'abandi koko umugore wanjye reka nkubwize umuntu abeshyira n'umuntu batigeze bahura reka nkubwize ukuri rero satani papa SAVA shitani ni umugome shitani se shitani yashutse diyi noneho diyi nawe aranshuka ngo tuyanywere twanayanywereye rero yari menshi urumva ari ibyo kwigamba mbese noneho shitani rero nanjye iranshuka ngo mbeshye umugore wanjye papa SAVA uri kumva ukuntu shitani ari umugome asha cyane shitani we